Nibyo twongeye kwinjira rero ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kureba amwe mu makuru agezweho. Nshuti bavandimwe, nshuti bataramu, nshuti banwanyi mwese tubana umunsi ku wundi, munyemerere kandi mumbabarire turebe ano makuru agezweho, turebe uko biziriwe byifashe ndetse no kubihagaze kugeza maginga yanga cyangwa se masaha ya mwabantu mwe ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwizere yuko ngiye kubagezaho amwe mu makuru akomeye cyane, abanwanyi muri mu Burundi, abanwanyi muri mu Rwanda, abanwanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mudahwema kutwereka ko mudukurikirana muri mu gihugu cya Uganda, abari Tanzania, Kenya ndetse n'andi mu bice bigiye bitandukanye. Ntabwo nigeze mbibagirwa iyo irwota amasimbi, nongeye kubatera iri kondera babwira nti ni Bosco umutaramu cyane, aho tugiye kwanzika twibatatura kabisa twinja muri update zimwe zikomeye cyane cyangwa se zimwe zimbere indani. Wamaze kuba watera gatebe, wamaze gukanda subscribe, niba utarabikora sinzi ikintu waba mu byukuri utegereje, kuko tugiye kuba noneho twareba ikintu bita amakuru ya nyayo, amakuru y'imbere. Uvira bimeze bite? Igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC kufatanya na wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi, mwabantu mwe nibiki bari gukorana muri Kivu y'Amajyepfo ko numva ngo umuriro wabaye umuriro di. Amato ya M23 yashegeshwe, bamwe mu barwanyi ba M23 bafashwe. Kisekedi none yatangiye kwigamba ati mu byukuri amahirwe mwari musigaranye no gukorana na leta zunze ubumwe za Amerika, niba byangiritse nta yandi mahirwe ahari, nta bindi bigano bishobora kongera kubaho. Ibi se waba wigeze ubimenya? Nabyo ndaza kugenda mbigarukaho. Hagati aho ngaho muri Kivu y'Amajyaruguru, Medecins Sans Frontières ikomeje ibikorwa by'ubutabazi mu duce turimo Katsiru ndetse na Mweso. Ni nyuma mu byukuri y'ingaruka zigenda zigera ku baturage muri ibi bice ziturutse ku mirwano yakomeje kugenda ihabera. Kandi nanone turareba n'andi makuru agiye atandukanye iwarekare. Abaturage batatu bakomerekejwe n'amasasu mu birwano hagati y'abazaniro n'inyeshyamba za AFC M23. Ni hehe? Ni mu gace ka Ihura. Unyemerere ibi nabyo nze kugenda mbigarukaho gake gake. Turareba kandi n'andi makuru agiye atandukanye, ari nayo mpamvu uba ugomba gukurikirana iki kiganiro cyangwa se uba ugomba gukurikirana aya makuru kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota mu byukuri waho duhagarikira cyangwa se dusubikira, dore ko amakuru yo aba ari menshi. Nkubwije ukuri amakuru yo aba ari menshi. Uwo bita Colonel Nanga Bertrand Bizimwa, aba bose bamaze kwemera kwambara elementi za gisirikare nyuma yo kubona ko FARDC isaha yari yose cyangwa se umunota ku munota bashobora kuba mu byukuri bakora akazi gakomeye cyane. Nakahe akazi bashobora kuba bakora, nuko bashobora kugera ku birindo nyirizina by'uyu mutwe wa M23 nyuma yo gutungurana gukomeye cyane mu kanya nko guhumbya ibyo ingabo z'u Burundi zakoreye Makobora ngira ngo mwarabibonye. Ibyo byose mu byukuri biraza bigaragaza ishusho, biraza byerekana urugero ndetse n'imbaraga zibirimo biba hano ku butaka bw'iki gihugu. Nyaboneka uru ni urugamba rukomeye cyane rw'amagasa. Abarimo M23 rero bakomeje gukorana nabo natwirwaneho, ariko kandi kimwe mu bigomba kumenya, iyi Tanganyika mu byukuri ikoze kuri aba barwanyi ba M23 uko kwerekeza Makobora, uko gutekereza ko bashobora kuba mu byukuri bakwinjira muri ibi bice bya Baraka, nibyo byabaye intandaro ikomeye cyane. Uvira yari nka gasopo, ariko ahandi ho mu byukuri haje ari rurangiza. Uraza kwibaza ati Bosco kuki muravuga gutyo? Murabona ko mu byukuri amato ya M23 yararashwe, yamaze kuba yaterekwa hasi. Ibi byose bigaragaza ishusho ndetse naho urugamba ruhagaze kuri ubutaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byanze bikunze rero tugiye kuba twakwinjira mu makuru nyirizina, tugiye kuba twakwimatatura tudondesha, turebe uko ibintu byifashe, turebe uko bihagaze hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero ku itariki 27 kuri wa gatandatu twamaze kugera muri weekend. Mu byukuri ndagira ngo gutembereza uduce tugiye dutandukanye, gutembereze iyi mapu mu byukuri nohererejwe ahangaha, yashyizweho ibirangantego by'aho imirwano yabereye by'ibice byafashwe. Uraza kwisanga muri groupe yacu ya WhatsApp, nkubwire amakuru ari gutangazwa ahangaha nawe wiyumvire. Bati igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bongeye gukora operation Karundura Karabutaka muri Uvira nkuko amakuru ari kutugeraho. Bakwibaza uti byagenze bite? Ingabo za FARDC zinje mu majyepfo ya Uvira, cyane cyane aho bita Kigongo, Katongo ahangaha, ndetse uri muri aka gace ka Bavira, berekeza rero ku cyambu cya Karundura n'umujyi wa Uvira.
ikintu rero ngiye kukubwira cyangwa se uburyo ngiye kuganiriza kuri operation, ngiye kubanza ngusobanurire kwanza guhera mu minsi igera kuri 3 ku bintu byari byifashe kugira ngo tube tubona FARDC iki gisirikare cya leta ya Kongo bamaze kugera mu majyepfo ya Uvira kugira ngo bahagere ubundi byagenze gute. Bosco niho mbera kashe niwe ngiye kuba nakwinjiza muri operation. Ngira ngo murabizi ko ku munsi w'ejo nibwo twatanze breaking news zibijyanye n'amato abiri yari amaze kuba yarasirwa ngaho kuri Karundo. Ibi byagozwe namaze kwakira amakuru yuko mu by'ukuri ari drone zikomeye cyane zagiye zituruka ku ruhande rw'u Burundi ziza ahangaha mu by'ukuri zotsa aya mato ya M23. Aya mato agitwikwa rero ikigomba kuba wamenya hari abaturage hari maneko mu by'ukuri za FARDC zari zamaze kuhagera kare. Ngira ngo niba mubizi kugira ngo usobanukirwe neza kanako kandi ndetse nkumvishe uburyo ubushobozi FARDC none imiragaruka mu rugamba bihabanye na bya bindi twajyaga twumva video zigaragaza uburyo amato yarashwe ziri live amaneko bari mamaze kuhagera bari kumwe n'abaturage. Ngira ngo niba warabibonye neza cyangwa se warashe kubikurikirana mu by'ukuri aya mato akimara kuraswa direct video nyakuri yahise ibigaragaza kandi yongera kugaragaza ko yafatiwe ahantu hari abaturage bari kwivomero. Ayange na makuru niherewe abaturage mu by'ukuri bari bagiye kuvoma bisanzwe, ariko ngo hari bamaneko ba FARDC bari gukurikirana koko aya mato ahari batanga amakuru babwira abagombaga gukurikirana ibikorwa, ndetse abani bamaneko Karundo akabuhariwe ngo bakora nk'abawazalendo cyangwa se mu gisirikare cya FARDC, ariko bakora nk'abawazalendo bagakorana n'abaturage umunsi ku wundi, ndetse bari barimo guhererekanya amakuru n'abari barimo kuyobora izi drone bari mu gihugu cy'u Burundi. Uko nguko rero niko urugamba rukomeje kugenda rwimuka, amasaha agenda yihirika bice rero aya mato impamvu yarashwe. Aya mato yarateje icyugazi gikomeye cyane ku nzira yo kuva mu bice bya Baraka kuva hangaza Makobora, dore ko M23 yari yafungiye ahangaha kuri Karundo kilometero zigera ku 8 zonyine winjira muri Uvira, niho M23 yari yafungiye ikoresheje aya mato. Akaba ariyo yari mabi cyane kuko aya mato afite ubushobozi buhanitse bwo kwirukanka gutungurana kandi arasa amasasu menshi cyane kuko abashobora gusheringa abashobora kurasa amakompora. Ibyo byose byatumye mu by'ukuri aya mato ashyirwa mu gipimo. Hanyuma rero icyaje gukurikiraho FARDC maze gukora izo operation nta kindi cyagombaga kubaho. Bamaze guturitsa ahangaha Karundo hahise hategurwa mu by'ukuri cyangwa se ubundi ni plan yari yarateguwe cyangwa se no operation yari yarateguwe. Hahise habaho gahunda noneho yo kumanuka muri iki gice cya Uvira, bamanukira mu majyepfo kuko nubundi ariho bari baciye, bakubitira ahangaha za Kigongo, bakubitira ahangaha za Katongo. Ibintu byiriwe bihabera mw'abantu mwe abarwanyi ba M23 icyo baje kwahurayo nacyo nkuko biri kuvugwa mu by'ukuri n'uruhande rwa FARDC ntago byoroshye. Igisirikare cy'ubundi cyose cyazamutse, hari abafungiye ku mipaka, hari abamaze kwinjira direct mu by'ukuri muri utu duce twakomeje kugenda tuberamo imirwano. Ubu igisigaye nuko tuza kumva abahungu bamaze kugeraho bita Murongwe ya mbere, bamaze kugeraho bitazakabindura, hanyuma tugatangira mu by'ukuri kubona FARDC yongeye kubyina insinzi, kuko ubu tuvugana abahungu mu by'ukuri abo bita Kigongo ahangaha za Katongo, aha hose barimo barakora ikintu bita operation zikomeye cyane. Hanyuma andi makuru akomeje kugenda atugeraho, ndimo ndababwira rero ama operation agiye atandukanye arimo aragenda akorerwa muri iki gice cyo muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira, cyangwa se bimwe bikomeje kugenda bimenyekana mu bigaragara rero, cyangwa se dukurikije ibihari cyangwa se uko urugamba rumeze kugeza ubu. Ushatse wavuga ko FARDC, Wazalendo ndetse na FDNB, kuko FDNB yamaze kugotera ku ruhande rwayo, Wazalendo irahari, FARDC irahari, bamaze kuba bazenguruka uyu mujyi wa Uvira. Barasaba abaturage gutuza kubera impamvu z'umutekano ku bijyanye n'ingabo mu by'ukuri z'umutwe wa 23 zikiri mu bwihisho muri uyu mujyi. Ikintu ugomba kuba wamenya niba ndi kukubwira gutya ni ikintu bita urugamba none nibwo rugiye kuba urugamba, cyangwa se ikindi kintu ugomba kuba wasobanukirwa nuko FARDC nubwo yamaze kugera hano rwose bugufi n'umujyi wa Uvira, ibice byinshi bamaze kubizenguruka. M23 bamwe muri bamaneko babo, M23 bamwe mu bakora operation zikomeye cyane baracyari muri uyu mujyi, kandi mu by'ukuri baba bamaze kwiyoberanya, abandi bari mu bwisho ku buryo FARDC yabaye iretse kwinjira muri uyu mujyi mu rwego rwo gutinya ko hashobora kuba haba amarorerwa cyangwa se amahano bishaka kongera gutuma abaturage noneho n'abasigayemo bahunga, hakaba hagaragara n'abagwa muri ibi bitero. Ni muri urwo rwego rero bivuga ko FARDC yatangije operation yo kugenda gahoro gahoro cyangwa se runono ikorana na Wazalendo
bafata bamwe muri aba barwanyi bari hano muri ibi bice, bafata bamwe muri aba barwanyi bihishemo hano, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho kugeza kuri uyu mugoroba wa joro ku itariki 27 rwose, nk'uko amakuru ari kugenda atugeraho. Ikindi kintu ugomba kuba wamenya mu by'ukuri bitunguranye rero, Sukhoi nazo zongeye kuba mu by'ukuri zakumvikana urusaku rwazo, ndetse n'amadrone yakomeje kugenda acaracara cyangwa se agaragara hano muri bice bya Kivu y'Amajyepfo. N'amadrone yitezweho gukora operasiyo agiye atandukanye ndetse no gufasha mu bice by'imisozi, by'umwihariko mu gusubiza inyuma umutwe wa M23 cyangwa se mu kugarura inyuma abagize iri tsinda ry'inyeshyamba rigaragara hano muri ibi bice. Mu yandi makuru akomeje kugenda amenyekana ku bijyanye na MONUSCO, ibirego bishinjwa u Rwanda kuri uyu mutwe wa M23 ndetse n'ibice bya Uvira, nk'uko amakuru akomeje kugenda tugeraho. Biravuga ko mu gitondo cyo kuri wa gatandatu tariki 27 hagaragaye ituze mu by'ukuri ritari ryiza Uvira n'ibice bihakikije. Igice gikomeje ariko kugaragara uyu munsi, nubwo Uvira twavuga ko Wazalendo na FARDC basa nkaho bayizengurutse. Icyo ugomba kumenya nuko iracyari mu biganza bya M23, ntabwo bigeze mu by'ukuri basohokamo. Basohotse ku ruhande mu by'ukuri rwasatiriwe na FARDC, ariko Uvira nyirizina ntabwo wavuga ko kugeza iyi saha waba wihuse. Bivuga ko rero nk'uko Kinshasa iri kubishinja mu by'ukuri izi nyeshyamba ngo bari kumwe n'ingabo z'u Rwanda muri ibi bice, nk'uko amakuru aturukayo abivuga, nyuma y'iminsi irenga 4 y'imirwano ikomeye, nubwo hari ibitero by'indege byagabwe na FARDC ku biniro by'inyeshyamba aho bita Kalundu, aho bita Katongo ndetse n'aho bita Rutemba utayibagiwe. Aha hose hari ibiniro bya MONUSCO muri Uvira n'inyeshyamba kugeza umunsi zaba ngo zashyize icyicaro cyazo cyangwa se defense yabo. Ahahoze hari ibirindiro bya MONUSCO niho M23 yagirya ifata aya matwarira yagota ishyiramo intwaro zayo. Urumva biroroshye cyane kwifashisha, kuko haba harasanzwe n'ubundi haranateguwe no kubanga buhanitse cyane. Izi nyeshyamba rero mu by'ukuri ahangaha akaba ariho bashyize ibirindiro byabo, ndetse biri kubafasha kuguma muri uyu mujyi. Ntabwo rero byoroshye muri Uvira, nubwo amasasu atari kumvikana imbere indani muri iki gice, ariko kandi nanone hari ubwoba ku baturage ko isaha iyo ari yose hashobora kwaduka imirwano imbere indani rwagati mu mujyi, ikaba noneho yasenya ibintu ndetse hakaba ibibazo bikomeye cyane. Hagati aho amakuru yakomeje kugenda amenyekana cyangwa se yakwiriye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu, mu by'ukuri nuko hari amakuru ngo FARDC igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje guhakana amakuru y'ibivugwa n'uruhande rw'umutwe wa 23 avuga ko hari indege ya FARDC yaba yahanuwe ibi M23 mu by'ukuri ngo akaba ari ibinyoma yaba yateguye. Igisirikare cya leta ya Kongo kugeza kuri uyu wa gatandatu rero bari bagihakana aya makuru bavuga ko atari ukuri. Mu by'ukuri ngo nta bimenyetso byatanzwe kandi bo barabizi neza ko ibi atari ukuri. Ibyo rero ni ibiri kuvugwa na FARDC bagaruka ku bijyanye n'amakuru yamenyekanye ku munsi w'ejo, ngira ngo murabyibuka, aho mu by'ukuri hari video yagaragajwe ikintu kimeze nk'igisasu bavuga bati M23 ihanuye indege ya FARDC. FARDC ubwayo ku giti cyayo rero kugeza kuri isaha ubwo turi hano muri studio, amakuru ndi kwakira cyangwa se nabashije gutera imboni n'icyumvirizo cyanjye nuko bo bahakana ibingibi, bakavuga ko atari byo, bakavuga ko ngo ibiri kuvugwa mu by'ukuri ari manipulation. Reka dukubitire wari kare turebe se bimeze bite, ko nakubwiye ko naho havuzwe imirwano yanakomerekeyemo abaturage bakomeje kuba inzirakarengane ndetse n'ibibazo bituruka kuri iyi mirwano iba hagati y'uruhande rwa leta ndetse n'inyeshyamba. Nk'uko ngiye kubikubwira ndakwerekeza ari mu gace ka Ihura, muganize kuri operation nyirizina yabere muri aka gace kuri uyu wa gatandatu tariki 27 uku kwezi kukuboza. Hakaba rero habaye cyangwa se habereye imirwano ikomeye cyangwa se ikarishya hagati y'inyeshyamba za M23 na Wazalendo muri Ihura muri Kisimba mu gace kabari kari mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko amakuru asanzwe aturuka muri itsinda rya Kisimba abivuga, aba Wazalendo bagabye igitero ku birindiro by'inyeshyamba hagana ku isaha 4 za mu gitondo. Muri bo abaturage batatu bakomerekejwe n'amasasu ndetse abaturage benshi ngo bavanwe mu byabo n'inyeshyamba bakomeretse bajyanwa aho bita Kalembe, ababashe nyine kubona ubufasha kugira ngo bahabwe ubuvuzi bw'ibanze. Hagati abaturage bakomeje kwihisha mu mazu ndetse no mu bihuru mu rwego rwo kuramira ubuzima bwabo. Umunyamabanga ushinzwe ubutegetsi muri umutwe wa Kisimba akaba avuga ko Abazalendo bavuye muri Ihura nyuma y'irwano muri uyu mujyi aho ukiri mu maboko y'inyeshyamba za M23. Nubwo mva haberemo imirwano, nubwo mva haberemo urugamba, ni igice kikiri mu biganza ndetse n'amaboko bya M23 nk'abantu mwe, nk'uko amakuru ari kugenda atugeraho. Hari amakuru rero yandi
amaze iminsi acaracara cyangwa se akwirakwira hirya no hino, nabyo ngira ngo tugarukeho. Imyigaragambyo rusange mu turere turi mu maboko ya FCM23 muri societe mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, biravuga ko mu by'ukuri hari ibikorwa bikomeje kwangirika, abafashwe bugwate. Ibi byose tugiye kuba nabyo twabigarukaho mbere ko twerekeza no mu yandi makuru. Societe civile muri Kivu y'Amajyaruguru ari nayo iyoboye ihuriro ry'uturere twa Masisi irimo kugaragaza cyangwa se gutera ikondi ivuga ko ifite impungenge ku ngaruka z'imyigaragambyo y'abaturage ikomeje kuba, aho iyi societe civile yavuze ko imyigaragambyo yabaye mu turere tuyoborwa n'inyeshyamba za M23 ngo yaba yarateguye kandi igashyirwa mu bikorwa ikozwe ku gahato k'uyu mutwe nk'uko bivugwa. Ngo iyi mikoranire irimo guteza ingaruka zikomeye ku baturage b'abasivile, bakaba batanze integuza rero ko hashobora kuba habaye ibikorwa bikomeye cyane bishobora guturuka kuri imyigaragambyo. Ibi rero bakaba babiteguje guverinoma ya Kongo, ndetse bamagana n'ibi bikorwa birimo bikorerwa abaturage b'abasivile, ndetse n'uburyo ubwo aribwo bwose bwo kwemeza ko ibyo mu by'ukuri ari ibikorwa bigayitse. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, societe civile ziragaragaza ko ibi ari ibikorwa bitari byo, ndetse ari gahunda nshya yashyizwe mu bikorwa ku baturage mu duce tugiye dutandukanye binyuze mu myigaragambyo y'abaturage. Ibi kandi ngo bikaba ari ukugaragaza ko mu by'ukuri ngo abaturage bakunze kandi bashyigikiye umutwe wa M23, baravuga muri Sake, Kicanga, Nyabiyondo, Rubaya ndetse n'ahandi. Nk'uko iri tangazo bivuga, imyigaragambyo yabaye ku itariki 23 Ukuboza Isake ngo yatumye abaturage bagera ku 100 batabwa muri yombi, barimo abagore 29 n'abana 30, bose bajyanwe mu bigo by'imfungwa. Hakaba hari n'umuhungu w'imyaka 13 ngo wishwe muri iyi mirwano hagati y'abigaragambyaga ndetse n'abagize itsinda rya FCM23 ngo barakajwe n'uburyo imyigaragambyo yarimo ikorwamo ku gahato. Societe civile yongeraho ko urubyiruko rwinshi rwo muri Sake rwabaye rwinshi mu by'ukuri ngo ruri gushakishwa nyuma yo gushyirwa ku rutonde ku kutitabira imyigaragambyo ndetse no gushaka mu by'ukuri kuyihungabanya. Urubyiruko rero rukaba rwabaye rwinshi. Ku munsi wakurikiyeho ku itariki 24 Ukuboza 25 ndi imyigaragambyo nk'iyi yabereye Kicanga. Muri urwo rwego, nyuma y'imyigaragambyo, uharanira uburenganzira bwa muntu akaba n'umuyobozi w'ishuri ryisumbuye ryo muri ako gace ngo yaje gutabwa muri yombi, ajyanwa mu kasho ya M23 ku mpamvu zitaramenyekana. Kuri uwo munsi inama rusange yarakozwe aho bita Nyabiyondo ndetse na Rubaya. Ngo kubera iki kibazo, societe civile muri Kivu y'Amajyaruguru irimo gusaba ko hakorwa mu by'ukuri ubutabazi kuri abaturage, ndetse ni situation idasanzwe irimo iragaragara ku mahame shingiro ari mu masezerano y'uburenganzira bwa muntu, mu by'ukuri hagakurikizwa n'amategeko mpuzamahanga kugira ngo abaturage barenganurwe. Hari ingingo nyinshi rero societe civile yavuze. Byongeye kandi baravuga ko biduce tugiye dutandukanye turi kwigarurwa muri Kivu y'Amajyepfo, naho ibyabayeyo mu by'ukuri ngo bimeze nk'ibiri kwa mu duce twa Sake, Kicanga, Goma ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Ibyo akaba ari ibyavuzwe na societe civile igaruka nyine kuri situation irimo iragenda igaragara mu duce tugiye dutandukanye turimo tugenzurwa cyangwa se tuyobowe na M23. Ku bijyanye n'ubuzima rero, murabizi ko abaturage benshi cyane bivugwa ko ubundi kuva intambara yatangira abasaga miliyoni 7 bahunze muri iki gihugu, bose rwose ngo barahunze. Kamubwira ko byifashe kugeza uyu munsi hano muri Kivu y'Amajyaruguru, Medecins Sans Frontieres iragerageza gutanga inkunga n'ubutabazi kugira ngo abaturage babone ubuvuzi, ariko ngo biracyagoranye mu duce turimo Katsiru na Mweso kubera imirwano idahwema kuba ndetse n'ubufasha budahagije. Mu mudugudu wa Katsiru uherereye mu karere muri shofero ya Bwito mu teritwari ya Rucuru mu gace mu by'ukuri ka Birambizo muri Kivu y'Amajyaruguru, imirwano imaze iminsi iberamo mu by'ukuri yatumye abantu bagera ku bihumbi 30 mu by'ukuri bakenera ubuvuzi. Ibi bituma abarwayi benshi mu by'ukuri bakora ingendo ndende kugira ngo bagere ku bigo nderabuzima bya Mweso muri teritwari ya Masisi, kuko hano muri Rucuru muri shofero ya Bwito aho bita Birambizo ho mu by'ukuri bitoroshye, hari ubucucike bwinshi cyane. Mu rwego rwo kunoza uburyo bwo kubona ubuvuzi burambye ndetse no kugabanya iki gitutu, ikigo cy'abaganga badafite imipaka Medecins Sans Frontieres cyateye inkunga iyubakwa ry'icyumba cy'ababyeyi ku kigo nderabuzima cya Katsiru. Iki gikorwa kigamije kwegereza abaturage serivisi z'ubuzima kugira ngo babashe nyine kuba barokora amagara yabo. Medecins Sans Frontieres imaze imyaka myinshi ifasha muri serivisi z'ubuzima mu duce tugiye dutandukanye turimo Mweso. Ubufasha burimo kwita ku bantu, kwita
ku bantu bari munsi y'imyaka 15 by'umwihariko kuko bagirwaho ingaruka ku buryo bukomeye cyane. Tubibutsa ko muri Kanama mu kwezi kwashize umuryango w'abaganga badagira imipaka watangaje ko mu by'ukuri ushaka ubufasha cyangwa se wifuza ubufasha bwihutirwa kubwo gutabara mu by'ukuri abantu barimo bagirwaho ingaruka n'ibibazo. Abaturage bakuye mu byabo mu mujyi wa Mweso muri teritwari ya Masisi muri Bashari Mukoto nabo bakavuga ko bugarijwe n'ibibazo bikomeye cyane kuko nabo nubwo abaturuka muri Rucuro muri sheferi ya Bwito baza ahangaha n'ubundi ahangaha naho ngo bidahagije, hagikenewe umubare mwinshi w'abaganga, ibikoresho ndetse no kwagura ibitaro kugira ngo by'ukuri abantu bose babashe kubona ubufasha. Bivuga ko mu by'ukuri hari byinshi bikenewe ariko hashyizweho amavuriro ndetse bivuga ko ushaka gusanga byibuze abantu hafi 100 bajya ku bitaro umunsi umwe. Ibyo byose rero birimo biragenda biba akaba ari ibisigazwa ndetse n'ibiri guterwa n'intambara imaze iminsi ba. Reka mbashimire mubwire, ni mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana nanjye. Ni Bosco Mutaramu cyane, ni Region Info. Ciao ciao, hasta la vista.